gutinyuka umubyeyi wayo ADP, umubyeyi wabo ariho ndetse ADP. ngize ngo ni umuyobozi. Wabyumvise? ADPR ni itorero rikwiye kubahwa. Umuyobozi wa ADPR ni umuntu ukwiye kubahwa. Yego? Ahagarariye Imana mu itorero ADPR. Murakoze. Yego. Turi kujya. Hari abahanuzi benshi maze kubona baza biyitirira ko ari abahanuzi bo muri ADPR kandi barirukanywe baraciwe. Uwo twahanganaga muri Ararume mpora mbabwira ngo n'umuryango wa ADPR ntabwo awuzi, n'ibyabo ntabizi, uko yarangiye mwarakubura. Ubundi iyo umubyeyi yakoze icyaha ukamuhangara uri umwana uravumwa, uhinduka igicamuke. Abantu nibemera impinduka muri ADPR mpora mbivuga, nibamara kwemera impinduka bazemera n'ubuyobozi buri kuyobora itorero ry'Imana, banabwubahe babuyoboke, kuko Bibiliya ivuga ko nta buyobozi budashyirwaho n'Imana. Bubahe rero uwo muntu wavuze ko Life TV irimo abadayimoni ivumye, ndagira ngo nkumenyeshe yuko nubwo ntamumenye nkaba ntazi uwo ari we, ni umupagani rwimbi. Nujya kubireba urasanga atinjira muri ADPR. Cya kabiri urasanga nta n'umushumba n'umwe baziranye. Gatatu urasanga nta n'amakuru afite, kuko agiye gusenga yagakwiye kuba ari kuyisengera ngo izamuke nayo ikomeye. Bamwe mu bayisebya ni abayibayemo, bimwe bikishingira, ibindi bigasambana bikanywa inzoga, bamara kubihagarika bikaza bigahinduka ibicamuke, bikaza birwanya itorero ry'Imana. Uretse ko namenye ko hari n'abarivuga nabi ngo bakabishyura, nayo makuru arahari. Kavuga nabi itorero ADPR, si ADPR gusa, nimba uri umukatolike ukavuga nabi itorero ryawe kiliziya, hari umuvumo ukuzaho, ariko hari n'abagushyigikira. Nimba uri umuyisilamu ukavuga nabi isilamu, hari umuvumo ukuzaho, nzi ko hari n'abagushyigikira. Ariko mu mabyiruka no mu bantu bakuru twabanye, umuntu wese usuzuguye umubyeyi we hari umuvumo umujyaho cyane. Ibyo ni ukuri. Ubu rero umushumba mukuru w'itorero ashobora kuvuga ngo mvumye abantu bose basebya umurimo w'Imana, kandi bakavumika. Pascal, mu mboni zawe urabona itorero rigana he, umurimo w'Imana uragana he tugana ku musozi? Itorero ry'Imana byansaba kujya mu mwuka ngasenga, ariko mu buryo bugaragara rishobora kuba riri kugana heza, kuko hari ikintu navuze ngo sawuna izaba iyobowe nani. Hari n'ikindi navuze ngo umupira stade zawewe nani. Nibaramuka bashyizeho abayobozi, kuko hari abapasiteri ariko banize andi masekisiyo, nibaramuka bashyizeho abayobozi b'abapasiteri, bishoboka ko tuzahabonera rwa rubyiruko tukarubwiriza ubutumwa bwiza. Rwa rundi rwaje kureba umupira, babandi baje muri sawuna, birashoboka ko azajya gusohoka bakamubaza ngo hagati y'Imana na Satani wemera nde? Hitamo Imana kugira ngo uzabone ubugingo, nuhitamo Satani uzarimbuka. Bakanabyandikaho. Reka twizere ko ari uburyo buzadufasha kugira ngo urubyiruko narwo rubone ubutumwa. Reka ngushimire cyane ku nama n'ibitekerezo utanze. Ibyo byari ibitekerezo byacu bwite, ariko ibyo twavuze aho twababaje atubabarire, twari tugamije kugira ngo nta muntu twababaje. Ndabizi neza ko uri bubabare nuwo wavuze ngo iyo kiliziya, ngiyo televiziyo irimo abadayimoni, sibyo? Ese irimo abadayimoni itaranafunguka, itaranatangira gukora. Abantu nuko bateye. Erega njyewe reka nkubwire iki kintu, dufite ikibazo cy'ubukene bw'abahanuzi. Dukennye abahanuzi, dufite abahanuzi b'abakene. Nivuga ngo dufite abahanuzi b'abakene, nuko dufite abahanuzi batakiyoborwa n'umwuka wera, bakennye umwuka wera. Nivuga ngo dufite ubukene bw'abahanuzi, dufite abahanuzi bake bahagarara mu cyimbo cya Kristo, bagahamya ibya Kristo nk'uko byanditse, nta kintu bagoretse, badahanurira indamu, sibyo? Nimba dufite abahanuzi bazima, ni abakeneye ko umurimo w'Imana ugenda neza, naho abasenya umurimo w'Imana bahangara inzego z'umurimo w'Imana. Reka nkubwire, bayi murabeho. Umuntu umwe yarambwiye ngo yarapaganye ariko ntiyagera ku rwego rwo guhangana n'umukozi w'Imana. Burya uzi ko Bibiliya ivuga ngo umukozi w'Imana nunamubona yaguye ngo ntiwemere no kumutunga urutoki, nubwo yaguye ntiwemere no kumutunga urutoki.
wigize impamvu nuko aba yarigeze gukorana n'Imana, Yego. aba afite ayo mavuta n'ubudahangara. Mm. Kristo Yesu rero abahereza umugisha, nuko nabyumvaga, ariko nahawe nawe wo gutekerezaho ukagira icyo ubikoraho n'icyo ubivugaho. Wa wundi twanenze ndagira ngo yimenye nawe ari cyo gutukisha umurimo w'Imana. Shalom. Ndabashimiye. Amatiku se saa yangahe? Pe biradufashiriza urubyiruko. Yego. Ikibazo mfite Igisope. ni igisope. Ikibazo cya kabiri, abantu bayoboye iyo sauna Na massage. ni bande? Ni abashumba Naba cyangwa ni abantu basanzwe? ntabwo mbizi. Kuko nimba ari abantu basanzwe, birashoboka ko Jerry na Nyirambegeti bazagenda bakikubita amati twe twizeye muri massage. Inshuti yanjye, ibi bintu urambwira ntabwo byabamo ibikristo. Ntumbwire ngo umuntu afite hoteli ngo uzajya kumanaginga ibyo umuntu yinjiza muri hoteli n'abo yinjizamo. N'ibyo bintu ntibikunda Pascal. Tujye tuvugisha ukuri. Ntabwo bikunda. Birakunda. Bikunda kunteze. Reka. Mbese itorero umujya mwibuka ko tuzatungurwa n'iki gisigaye, ko mbona urushaho gusubira inyuma. Aho kubaka hoteli y'inyenyeri 5 ari abantu bo mu bakubaka ibitaro byiza binini. utinongeze irya none ukanyongerera indi minsi yo kubaho mwami nzagukorera. Uremera ko Ikibazo ADPR yishyize hamwe bagakoresha imbaraga bakoresheje bubaka hoteli, bakubaka ibitaro bikomeye. erega Dove nayo yavuye mu bise by'amaraso ya Kristo, ninga ko navuga kuko Dove abatipe bibye amafaranga, bamwe nagira ngo baracyari imageragere, abandi barayahekenya. Ibyo byarabaye. Uyu munsi rero bongeye gutangisha amafaranga, none yareka babanze bubake stade ADPR FC imbere cyane. ADPR FC televiziyo yaraje rayifuti. hari umuntu wambwiye ngo iriya televiziyo ngo irimo abadayimoni. Yarabeshye. Ndakuha impamvu. Bayironshinze bagira bate ku isabukuru y'imyaka 85. Yego. Yarakoze se iyo televiziyo? Yarakoze. Berekanye uretse aka kantu mu kitonde. Ubundi abakristo iyo bajyaga mu rugendo bagiye gucuranga bageraga gute? Bagiye gucuranga. Turi kuganira. Bagiye gucuranga. Mu rugendo rw'ivugabutumwa. Bagendaga baririmba. Mbere y'uko zamuka ngo burire taxi bakora iki? Barasenga. Barasenze se buriya mbere yo kuyironshinga. Harasenze. Ibyumba bikaba bitavuga. Yakoraye nta sengesho byazamuka. Ariko reka twumvikane kuri aka kantu. Ubona buriya ikintu cyitwa ubuyobozi. Ubuyobozi. Buri wese agira uko ayobora. Aho abantu bose badukurikiye, abakunzi ba Rwanda Gospel Show, turabashimira yuko mwabanye natwe mu bihe bitandukanye. Mwakoze subscribe, twabanye mu bintu bitandukanye, mu biganiro byagiye bica hano. Turabashimira cyane yuko mwabanye natwe. Twongeye kugirirwa amahirwe rero ko tuba tukiri bazima. Rero nta kiruta ubuzima, turacyari bazima kandi turakomeje gushima Imana. Pascal, karame. Umwaka mushya kuri twese n'abadukurikiye bose. Yego. Twaherukanaga kera ubwo twagusuraga uri kwerekana ibikorwa uri guhinga kubagara ibishyimbo. Yego, ndakwakiriye wifurize ibihe byiza abantu badukurikiye. Yego, reka mbasuhuze abantu mukurikiye Rwanda Gospel Show aho muherereye hose. Tubifurize kugubwa neza, tubifurize kugira impagarike n'ubugingo. Muri uyu mwaka wa 2026 tuzabera umwaka mwiza, umwaka wo gutekereza ku by'umwuka cyane. Uyu mwaka utambutse abantu benshi babivuyemo, ariko reka twizere ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo abantu benshi bazagerageza kubikunda, kandi ababyeyi bakabikunda, abakobwa bakabikunda, abagabo bakabikunda, ibintu byose bikagenda neza cyane. Yego, ibintu byose bikagenda neza cyane. Yego, mu mwaka ushize hahisemo ibintu byinshi bitandukanye byerekana impinduka muri uyu murimo w'Imana. Ibyari iby'umwuka byahindutse iby'umubiri, ibyari iby'umubiri byahindutse iby'akazi. Amakontara arasinywa, amakote bamwe barikura, abandi amashati barakunja,
abandi barimuka bajya mu bikorwa bitandukanye mu mirimo y'amaboko, ari nabwo bakubonye kuri kamera uhinga ibishyimbo, uhinga urutoki, ibintu bimeze neza cyane. Umwe mu bapasiteri basezerewe ku mirimo akayoboka iyo kujya guhinga. Umurimo rero hari itorero turi bwibande kuri ADEPR kuko ni itorero ry'umwuka ryavuzweho ibintu byinshi cyane. Ni itorero rizwi nk'itorero ry'umwuka. Ntabwo ari itorero ry'umwuka. Ni itorero rizwi nk'itorero ry'umwuka. None se siko bimeze? Ariko bimeze. Yaba abaririmo abakuru baryo barabizi. Ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi rero biragoye kuba wavuga ngo itorero idini runaka ngo ni iry'umwuka. Hari n'ayitwaga umwuka wera, yitwaga umuriro wa Pantekote, ayo yose ntabwo uyu munsi ibyo bintu bikiriho ntibinashoboka. Hagiye hakorwa ibintu bitandukanye mu murimo, havugwa ibintu byinshi. Reka tugaruke kuri ADEPR. ADEPR hano vuba rwose mu kwezi kwa 12 yizihije imyaka 45 imaze. Ubutumwa bwiza bugeze mu Rwanda. Si ubutumwa bwiza bugeze mu Rwanda, ahubwo bugeze mu itorero ADEPR. Itorero ADEPR rigeze mu Rwanda. Naho ubutumwa bwiza bwari buhari kuko abamisiyoneri bari bahari barazanye Ekleziya Gatolika. Sibyo, ntekereza ko hashobora kuba hari n'irindi dini ryari rihari, Islam, ariko ndibanda cyane Ekleziya Gatolika nayo burya ifite roho mutagatifu. Ariko byose bisobanurwa kimwe n'ubwo roho mutagatifu ni Igiswahili. Umwuka wera ni mu Kinyarwanda. Si kimwe se? Ni kimwe. Yego, Pascal, vuba hano cyane rwose ADEPR yakoze ibikorwa bitandukanye. Harimo icyo cyari cyaravugishije abantu cyo kwimika abagore. Abapasiteri b'abagore barahari. Yego. Byavugishije abantu, ariko twari twanabikozeho tunabiganiraho. Turavuga duti abapasitori b'abagore birashoboka cyane kuko si nabo ba mbere baba babikoze. Ikindi cya kabiri, mu bantu bagiye bafasha Yesu Kristo kwamamaza ubutumwa bwiza harimo abantu b'igitsina gore. Bibiliya iravuga ngo muhamagara abagore baze kurira, baze bagire gute, barire. Bisobanuye ngo kuba abagore bahagararira umurimo w'Imana ni kimwe mu kimenyetso kitwereka ko ejo hazaza umurimo w'Imana ushobora kuzagira impinduka runaka. Reka mbahereze urugero. Uyu munsi biroroshye kugusha umupasiteri w'umugabo. Ashobora kugushwa n'abagore, ashobora kugushwa n'ibisindisha, ashobora kugushwa no gukunda imbiya, ashobora kugushwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ariko umuntu w'umugore uhagaze kuriya mwanya w'ubushumbakazi, reka bari ko mbyita yenda sinzi niba mbivuze neza, biragoye cyane kugira ngo azatererane itorero ry'Imana abona riri kugenda nabi. Kuko hari inshingano mu rugo adafite. Nimba umugabo afite inshingano mu rugo iwe, hari byinshi bimubaza amafaranga, hari abana bamubaza imibereho, nagera ku murimo w'Imana agacurwa hakabona uburyo bw'amafaranga ari bumufashe gukemura bya bibazo afite mu rugo. Wabyumvise neza? Ashobora kuyafata. Kimwe nuko ashobora kuba yicaye hariya kwiriya ntebe akaba arimo aratekereza ibibazo byo mu rugo. Ndagira ngo mbere nagiye kubona mbona umuntu anyohereje message, anyohereza SMS yo kunyishyuza amafaranga y'ubukode bw'inzu 2016. Nicaye ku gatuti, ninjye wari ugiye kubwiriza. Reka nkubwize ukuri ko uwo mwanya wo kubwiriza nawo hawe undi muntu. Kuko nari imaze amezi 3 ndishyura inzu. Ndatekereza ndavuga nti rero ntahana amavuta ari buve, deja fasha ibibazo by'umurimo w'Imana ubiteranyije n'ibibazo byo mu rugo rwawe, byose bibaye kimwe. Ariko uriya mugore wicaye hariya mu murimo w'Imana afite ikibazo cy'umurimo w'Imana wonyine. Ni nawe ari kurwana nawo, ni nawe ari kuririra gusa, kuko izindi nshingano zo mu rugo umugabo azicayemo. Wabyumvise? Ariko biragoye kubwira umugore wawe ngo ufite inshingano mu itorero, nawe rwana n'inshingano zo mu rugo. Ariko umugore ashobora kubwira umugabo ngo kubw'inshingano mfite mu itorero ry'Imana, agarara ku byo mu rugo, cunganywa n'ibyo mu rugo. N'ubundi abagabo muramenyereye kurwana n'ibikomeye, nanjye ndimo ndaririra umurimo w'Imana. Aba bagore bazazana impinduka ikomeye mu itorero ADEPR. Tukiri kuri ADEPR rero, ni itorero rivugisha abantu benshi. Hari ahantu hagenda havugwa ko harimo utuzu, harimo ikene wabo, harimo utuntu nyine two kuba abantu barema uburyo ubuyobozi bugenda bukorwa.
hari n'ibyo tugenda twakira tukabirenza amaso ngo ku mudugudu runaka bimeze gutya na gutya muzatuganirize bimeze gutya na gutya. Ibyo byo ugenda ubivugaho iki? Ibyo bintu na kera byahozeho. Ndagira ngo abantu bo mu Rurembo rwa Cyangugu kuri paruwasi imwe, ndagira ngo ni paruwasi yegeye ahagana hepfo hafi n'ikibaya, urabyumva, habaga umugabo umwe iyo bahazanaga revera pasitori uje kuhayobora atamushaka, ntabwo yahayoboraga. Icyo gihe yabaga yitwaje ko ari umwe mu muryango kwa Nsanzurwimo. Wabyumvise? Uwo kwa Nsanzurwimo ntabwo yari yemerewe kuhakandagira. Oya, uwo mugabo wari uri kuri iyo paruwasi ntiyemera umuntu bazanaga kuhayobora ari revera pasiteri atamushaka, ntiyamwemeraga, yitwaje ko akomoka mu muryango wo kwa Nsanzurwimo. Wabyitwazaga n'uwo bategura igiterane akaza agashyiraho ayo mabwiriza atandukanye n'ayo yari asanzwe. None rero kugira ngo ushobore iyo paruwasi wabanzaga kuba inshuti nawe, ukabanza mukemerana, wahagera bigakunda. N'uyu munsi rero utwo dutsiko tuba mu murimo w'Imana ku midugudu cyangwa se ku maparuwasi, aho usanga umupasitori ahagera aho kurwana n'ibibazo bihari cyangwa mwarimu, ahubwo agahita areba abantu bakomeye bari aho ngaho akabiyungaho kugira ngo abashe kuhaba. Erega by the way ni akazi, noneho bari gukora bakeneye umushahara. None se ndaza nze kurwana n'abantu kandi ngiye mfite kontaro nasinye yo kuza kuhicara nkayobora abantu, narangiza ngahembwa buri kwezi. Ariko impamvu kera ndetse abantu bitegure, bigiye kugorana kubona abantu bahagarikwa mu murimo w'Imana kubera ko bakoze icyaha. Amafaranga agiye gukora, agiye gukora cyane. Ariko na mbere byavugaga ko abikora, byabaga ari bike kuko hari hakirimo ka gasigisigi k'abantu b'abanyamwuka. Niyo mpamvu ngewe mfite ukwizera ko aba bapasiteri b'abadamu bashobora kuzakosora ibibazo byinshi mu itorero ry'Imana abagabo batakosoye. Ubwo ndaboneraho kukubaza n'icyo kibazo nti ese umugore muri ADEPR ashobora guhabwa umudugudu cyangwa paruwasi akawuyobora ari ufite ijambo wenyine cyangwa azajya yungiriza? Oya, birashoboka cyane. Noneho twa dutsiko tugenda twirema mu murimo w'Imana, ugasanga hari umuntu ni ikinyitsi muri korari, ugasanga hari umuntu mu bagabo ni ikinyitsi, ntanakeneye umuntu umuyobora. Ariko nibiramuka ari umugore uhagarariye yenda paruwasi runaka, ntabwo uyu mugore azigera avugirwamo kuko nta kinyitsi cy'umugabo kizagendana nawe keretse hari ikinyitsi cy'abadamu. Kandi abo badamu nta nzego bari bafite mu itorero ry'Imana, bari barahejejwe inyuma. Nimba bari barahejejwe inyuma rero nta binyitsi bihari, umugore uzananirwa gukora uyu murimo w'Imana muri ADEPR azaba adashoboye, kuko ni igihe cyo kugira ngo noneho aririre Imana rimwe, Imana ihite yiruka igira icyo ikora. Ni naho tuzabona uzajya kumva umushumba runaka w'umudamu uyoboye umudugudu runaka yahagaritse abantu basambanye, yahagaritse abantu batwaye amata. Wabyumvise? Kandi noneho abadamu bo bazajya babahagarika banabakurikirane mu ngo zabo babigishe, mu gihe abandi baba bagaterera, abandi bagiraga gutya genda. Urumva? Tukiri kuri ibyo ngibyo ibyakosorwa, ibyavuzwe, buri mudugudu se cyangwa buri torero cyangwa paruwasi iba ifite abahasengera. Muri aba bahasengera baba harimo ingeri zitandukanye. Buriya iyo abantu bahuye ari benshi haba harimo abantu mu buryo butandukanye, harimo abashoferi, harimo abayenjeniyeri, harimo abadogiteri, harimo abarimu, harimo muri serivisi zose urazihasanga muri abo bantu. Mu midugudu imwe bivugwa ko hari ahantu ku mudugudu umwe runaka banze kugira icyo bakora, ahubwo umushumba umwe avuga ko no mu kuvugurura urusengero ni mwarimu adashaka umuntu uzakora n'ak'ikiyede wo kuri urwo rusengero. Rero amakuru, isoko ry'amakuru ahantu ndikura ni mu bakristo bo kuri uwo mudugudu. Ni umudugudu uri hano mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kigali, mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kigali. Ndagira ngo abazi kugenda, nugera kuri Ruriba ushobora guca umuhanda wo hasi ukagera kuri uwo mudugudu, cyangwa ugaca umuhanda wo hejuru ukagera kuri uwo mudugudu. Zose zihurira Iroma. Amakuru aravuga ko bagize gutya banyuranya n'amategeko, amabwiriza itorero ADEPR ryasohoye
basohoye amabwiriza avuga ko korari igomba kuyoborwa n'umuntu wize. Yego. Siko amabwiriza avuga we ntiyakugezeho? Narayasomye. Noneho njyewe mfite amakuru ko uri kuyobora korari imwe ntavuze, ariko nagira ngo bariyumva kuko baradukurikira, arimo arayiyobora atarize, ahubwo bashyizeho umwungirije wize. Icyo si icya mbere. Icya kabiri, amakuru aravuga ko harimo agatsiko mwarimu yagiye agahita ajyamo, akaba ariko kari kumutegeka uko ayobora umurimo w'Imana, aho gukora inshingano ze nk'uwimikiwe kuyobora itorero ry'Imana. Nimba yaraje abasanga kabiri, agasanga bari ako si kabiri gatatu. Baretse kumva, nimba naraje nsanga abantu bahamaze igihe runaka bafite amabwiriza nyine, uriya ariko ubuyobozi bisaba kuba nta santima ufite, ukaba straight nyine nta kubogaboga. Ariko nanone bikagorana iyo usanze abantu bari bahasanzwe, abantu bumva bisaba ko bagenderaho, cyane cyane mu matorero. Ntabwo ari byo, kuko iyo umuntu ari mu murimo w'Imana aba yahawe mishoni, kandi iyo mishoni kugira ngo ubashe kuyikuramo umusaruro nuko uyikora neza kugira ngo uwayigutumye azakwake n'umusaruro. Buriya nyakubahwa umushumba mukuru w'itorero ADPR Ndayizeye Isayi, hari umusaruro azajya abaza abo yohereje ku kazi, sibyo? Kuko bingana no kohereza abantu mu murima kujya guhinga. Uyu munsi rero niba umuntu akohereje ngo jya guhinga, wagera mu murima ntukuremo urwiri, warangiza ukajya kururimira hejuru ngo kugira ngo urwiri rutagukata amano. Ndagira ngo mbabwire ngo mugiye kubona Isayi ahagarika abarimu benshi ndetse n'abashumba benshi kubwo kunanirwa gukora inshingano zabo biyemeje. Ndagira ngo nimba uyu munsi bari mu mavugurura, bamwe baje kuvugurura umurimo w'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ugire gute, ugende neza. Ntabwo rero baje kuvuga ngo ugende nicare ngo nshyire ukuguru ku kundi. Ndagira ngo umupasitori umwe wibatse nane wajya kuvuga ngo kontara yanjye nirangira ngo nzagenda ngo kandi ngo nzahembwa mu murimo w'Imana, kandi byarahindutse akazi. Noneho rero icya gatatu biravugwa yuko yageze igihe cyo kuvugurura urusengero. Aravuga ngo amategeko ari hano, nta muntu n'umwe uzakora ikiyendeho kuri uyu mudugudu. Kabiri, nta mufundi uzigera wubaka kuri uyu mudugudu. Gatatu, nta n'umuntu ukwiye kubaza ibintu iyo biva n'iyo bijya. Ni ibintu bigomba kumenywa n'ako gatsiko k'abo bagabo nawe arimo, bakabona byubakwa bikorwa gusa, kuko ngo enjeniyeri yaturutse Bugesera. Uyu Kigali ugiye kuzana umwenjeniyeri mu Bugesera kubaka umurimo w'Imana. Ubundi ngira ngo icyiza cy'uko hagiye kuvugururwa, ngira ngo n'abasengeraho bakabyungukiyemo. Ba undi ukora ubuyede, ukora umufundi, ntirirwa wivuna mbere, ukora amatara. Mbere itorero ry'Imana ADPR iyo ryajyaga kuvugurura kuri paruwasi, icya mbere barebaga ababyeyi bafite abana biga mu mashuri ya ADPR. Ba babyeyi bakaza bagakora ya mafaranga bakazayakuramo mu cyo bita minerivare, kuko ahenshi hari itorero rya ADPR hari n'amashuri. Baravuga ati nta mubyeyi w'umufundi urimo hano ufite abana biga hano ngo aze tumuhe akazi kugira ngo ya mafaranga amufashe kwishyurira umwana, bigatuma abana biga. Ndagira ngo ababizi bajye muri komanteri babyandike, kuko ngenda bizi ibyo bintu, nanakwereka ahantu byagiye biba hamwe cyangwa habiri. Icya gatatu, itorero ry'Imana ryagakwiye gufasha abantu mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri. Nimba uri muri ADPR uyoboye umudugudu runaka cyangwa paruwasi runaka, ugomba gufasha abantu mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri, kugira ngo duhuze n'ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika ahora asaba abantu gukora, kwigira, gushaka imibereho udategeye ku bandi cyane. Ni gute se waba ufite itorero ry'Imana ukajya gushaka abafundi hanze, kandi mu itorero ry'Imana harimo abafundi bahari? Yenda arimo ari umufundi yabuze n'akazi. Impamvu atonda ku rusengero buri munsi nuko nta kazi afite. Nimba utamuhaye akazi, uri pasiteri wiwe, akazi aragakura hehe? Ibyo bintu abantu bakwiye kubimenya. Iryo rero ni ikosa. Nanabwira umushumba mukuru agenda kubiteye igitoroshi, barebe nyakubahwa mushumba mukuru, nta n'iminsi irarangira abashumba wohereje kutuyobora
batangiye gukora amakosa. Nimba bavuguruye urusengero bakajya kuzana abantu bubaka urusengero mu Bugesera, kandi mu rusengero hari abakene bahatonda buri munsi, kubera iki badashobora guhereza akazi abakene bari mu itorero ry'Imana? Nabo bakajya baza bambaye neza batatiriye imyenda, nabo bakajya baza bambaye inkweto zisa neza batagiye gusaba siraje, abana babo bakarya bakajya basigira igikoma mu gihe baje muri korari cyangwa mu murimo w'Imana. Ariko bari kujya kuzana abantu mu Bugesera b'abayede n'abafundi. Nimba ari bo babishoboye se kurusha abaho ngaho? Ntabwo bishoboka, ahubwo kudakoresha abo ku mudugudu uyoboye ni ukugira ngo batamenya amanyanga yawe. Hari ikindi kintu cyavuzwe cyane cyane muri izi mpera z'ukwezi kwa 12 muri ADPR, ikintu bita igisope cya gikristu, sauna massage. Tukagaruka no ku nkundura yo kubaka stade izatwara asaga miliyari 1 y'amanyarwanda. Nabyo byavugishije abantu mu mwaka. So kuba itorero ry'Imana ryashyiraho igisope, sinzi impamvu bafashe bakacyita igisope. Kandi mu rusengero tumenyereye imirimo yitwa kuramya no guhimbaza Imana. Ndagira ngo turabyemeranywa n'abakristo ndetse n'abapagani. Ugera mu rusengero n'utarugeramo azi ko mu rusengero harimo imirimo yitwa kuramya no guhimbaza Imana. Uwo wazanye kuvuga ngo igisope twari tukimenyereye Kadirake, twari tukimenyereye mu bitaramo bigiye bitandukanye, abandi bakita ikimansuro. Ntabwo byagakwiye kuza mu murimo w'Imana indani ngo bikorerwe mu nzu yubatswe n'abakristo, ahubwo bagakwiye kucyita kuramya no guhimbaza Imana. None abantu bakaramya bagahimbaza Imana mu ndirimbo zatambutse, nk'uko n'abantu batajya mu rusengero bakora ibyo bisope byo mu ndirimbo, bakaririmba indirimbo za Bamakanyaga, za bande n'abande ba kera bose n'impara. Natwe rero dufite abahanzi bakoreye Imana, baririmbye indirimbo zihimbaza Imana, twakwiye kuba tuzikoresha turamya no guhimbaza. Icyo mbigayaho ni inyito. Baba barafashe iby'isi kugira ngo babyinjize mu Mana aho gufata hariya bateguye umushinga neza, Satani araza biba ibijyanye n'izina. Dufate urugero, nimba urumva ikintu kigiye gukorerwa mu nzu y'Imana kikitwa igisope, biba byarangiye. Ushaka yakwinjiramo afite ibisindisha akavuga ati njye naje mu gisope, ariko amakuru mfite nuko nta bisindisha bazakoresha bahari. Urumva rero bari babiteguye neza. Icya kabiri, nta kazi ka Imana bababarira. Icya kabiri, uravuga ngo bateguye stade ndetse bategura umushinga wo kubaka stade ndetse n'ibintu bijyanye na massage, sauna. Biriya ni byiza ko babyigisha abakristo kuko bifasha mu mubiri usanzwe. Pasiteri agafasha ubugingo, aricyo bita umwuka wera uri muri twebwe, muri roho nzima. Wabyumvise neza, roho nzima mu mubiri muzima. Icyo gihe twizere ko baba pasiteri barwara amadiyabete n'abandi barwara indwara zigiye zitandukanye, guhinamirana ibyo bita za rubaga impande, ntabwo bizaba kuko noneho byaje hafi yabo. Buriya se bubatse amashuri, bakubaka amavuriro, aho kubaka sauna massage. Ariko ADPR ifite amashuri, ifite n'amavuriro. Ariko ntabwo bihagije. Nyine nimba bidahagije bari kugenda bafataho gato gato bitewe n'ingengo y'imari, bakavuga ati reka dutere intambwe dufate na kwa kariya. Ishuri rya ADPR rizwi cyane niri urabizi ko ntabwo nize amashuri menshi ariko ni make. Buretse se njyewe mvuka i Rusizi. Arahari ibyo ndabizi. Rusizi yego, n'Igihundwe arahari. Pirimeri y'Igihundwe, pirimeri nayize kuri ADPR, segonderi nyiga kuri ADPR. Wabyumvise? Hari izindi ayandi mashuri nagiye mbona.